Umukobwa witwa Emeline wamenyekanye cyane ku ishanga cyangwa kuri Heineken, icupa rya Heineken, yavuze amagambo meza atangaje uburyo yari yarabaswe n'imbata y'ubusambanyi y'inzoga yo kurara mu tubari y'ibiyobyabwenge. Arabisobanura, ari proud n'ibyaha yakoze, arishimye cyane kuba yarakiriye Yesu n'umwami n'umukiza we. Uyu Emeline twamumenye mu mavideo yasakaye, yagiye hanze, si ugusakara, yagiye hanze. Ubwo uyu Emeline abantu benshi cyane bamumenye ku bikorwa by'urukozasoni, ubwo yakoreshaga Heineken. Ibi byose Emeline, abakobwa bagenzi be nibo baje kumushyira hanze. Uyu Emeline n'ubundi abantu bari bamuzi kuri social media zigiye zitandukanye, cyane cyane YouTube, cyane cyane ahantu hose. Emeline tumuzi nk'umukobwa n'ubundi wikorera hosta, umukobwa unywa inzoga, ariko abenshi batazi yuko yenda yabaswe n'imbata y'ubusambanyi cyangwa ibindi bintu byose n'ibiyobyabwenge. Uyu Emeline rero baramufashe babujyana muri rehab i Butare, arahava. Mu kuhava niho yaje akakira Yesu n'umwami n'umukiza we, akihana, akatura, agasaba Imana imbabazi, Imana ikamubabarira. Rero ku munsi w'ejo nijoro yanyujije kuri urugo rwa Instagram avuga amagambo menshi, amagambo meza cyane. Nagira ngo nze nyamasomere, nyababwire mwumve imvamutima ze uko yararimo abisobanura. Ubundi uyu mukobwa ni muntu ki mu buzima busanzwe? Ni umukobwa ufite umwana, ariko akaba nta mugabo afite, ariko ushobora kuba wabyarana yahari, ariko aka kanya ni umukobwa nyine w'umusingo mama. Uyu Emeline rero yanyujije ubutumwa kuri Instagram agira ati: kera ntarakizwa nari imbata y'ibyaha, kera nari imbata y'ubusambanyi, ibiyobyabwenge, yo kurara mu tubari, yo kunywa inzoga, yo kugendera mu bidahesheje Imana icyubahiro, ariko ubu ndashima Imana yo yandokoye, yankuye muri ibyo byaha, ikangira icyaremwe gishya. Ibi byose ibintu byose bibaho n'umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Imana ibigira ngo imurebesheje ejo heza hazaza kuri we ndetse na Kristo muri we. Kuba umuntu yakora ibyaha cyangwa akivuruguta mu byaha, buriya ngo baravuga ngo niyo waza umva ibyaha byawe bitukura dede, Kristo arakubabarira, Yesu arakubabarira. Rero uyu Emeline yavuze amagambo meza aherekeza ijambo ry'Imana ryanditse mu Bakorino ba 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Ayo niyo magambo Emeline yanyuze ku rubuga rwe rwa Instagram. Comment zagiraga ziti: Imana ni nziza ibihe byose, kandi comment zari nyinshi cyane izimwifuriza ibyiza, kuguma muri Yesu Kristo, Yesu akarokora. Yesu bamwe batunga baravuga ati what, ese nibyo cyangwa nibyo? Ariko ndagira ngo mbahamirize ko buriya iyo umuntu yemeye icyaha akemera kugishyira in public, atagishyira private, biba ari byiza. Kugishyira in public ni ukukivugira muri rusange, atakihemeje mu mutima we, akaba proud, akemera ibyaha nyine yakoze, akabisakaza, akabishyira ahantu hagaragara n'abakiri mu byaha, n'abakiri mu mwuka wa Satani, kugira ngo bayivemo. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo kuba inyuma yawe haba hari ingabi 99,000, ariko ugatera intambwe ukegera Kristo, ukegera Yesu, akagukiza ingoyi za Satani zose zari zikwihambirijeho, akagukiza umwuka wa Satani wari ukuriho, aho ngaho ugishima Imana. Emeline rero yarakijijwe, ni umukobwa mwiza ushima Kristo, ushima Imana, agashima ndetse n'abantu bose bakomeje kumuba hafi mu buryo bw'umwuka wera. Ubundi baravuga ngo iyo umuntu akijijwe, akizwa akize, apana kongera gusubira inyuma. Yesu araryoha, Yesu ni mwiza, Yesu ku bantu bose bamufite ni mwiza. Hahirwa abamufite, kuko buriya abantu bamufite muri bo baba bumva Yesu abanejeje, baba bumva Yesu banyuzwe nawe kuko bamufite. Rero Emeline abantu benshi bagije emotions cyane, bibaza uburyo rwose agiye imbere y'abantu akavuga
ibyaha byose yakoze, akavuga agacira bugufi Kristo, agacira bugufi Jesus kugira ngo n'abatarava mu byaha babashe kuba babivamo. Nawe ukiri hanze, egera Yesu azagukiza. Rero Emeline yatunguye abantu benshi cyane, benshi rwose batunguwe. Abantu benshi bajya bavuga ati ngo ntabwo twibagiwe ngo rya cupa ngo rya Heineken, ngo ntabwo twibagiwe ngo uzasaba Imana imbabazi y'iriya cupa. Ariko buriya nyine komenti ziri bad ntabwo zabura, na komenti ziri good ntabwo zabura, ariko inyinshi nyine bitewe n'aho bari bamuzi ziba ari bad. Ariko nubwo yaba ari komenti imwe imuvuga neza, ibyo binyura Imana, ibyo binyura Yesu kugira ngo abone yuko icyaremwe cye cyatangiye kwera imbuto muri bagenzi bawe, muri bagenzi be, muri bagenzi bamureba bamukurikira. Ariko nabyishimiye ngiye ku ruhare rwanjye, navuze ngo Imana ni nziza ibihe byose kandi tujye tuyisenga uko bwije n'uko bukeye. Rero Emeline ntabwo tukimubona kuri social media agenda atanga ibiganiro, agenda atanga podcast, agenda avuga kuri YouTube channel. Oya, nyine ari silent, aratuje, ari gushaka Yesu, ari gushaka Kristo, ari gushaka kumukoraho, ari gushaka kuzamubonesha amaso, ari gushaka kugira ngo azabane mu bwami bwo mu ijuru. Nubwo umuntu yaba akora ibyaha akajana, ariko akaza akegera Imana iramubabarira. Rero kuba ari guhatana kugira ngo azabone Kristo, ari guhatana kugira ngo azabone ijuru, ni byiza cyane, igihe nabikunze cyane kandi nanabyishimiye. Ariko bari kuvuga komenti mureke bazivuge, kuko ntabwo twebwe twaza kujajinga ngo wikwandika iyi komenti wanditse nimbi. Oya, turabareka bakavuga, kuko buriya ntabwo baba bazi ikintu kiri mu mutima w'umuntu kugira ngo abashe buryo ki yaza kuvuga biriya bintu kuri kamera. Aragira ngo bamwe bari muri ibyo byaha nabo bakizwe, aragira ngo nabo na bamwe bari mu gahinda nk'ako ngako begere Kristo. Aragira ngo buri muntu wese umukurikira amenye uko Imana yamubatuye ikamukura mu byaha, akemera kwegera Imana, akemera guca bugufi kugira ngo Imana imubabarire. Ngayo nguko rero, nawe uri mu byaha egera Yesu azakubabarira. Nawe uri ahatashimishije Yesu mwegere azakubabarira. Nubwo ubona nta nzira ariko bizakunda. Ntukihebe, ntukiganyire, umunsi umwe uzabona Imana. Ngayo nguko rero, amahoro y'Imana abane namwe mwese munkurikira kandi munkunda. Bifurije umugisha kugira ngo ugomeze ubane namwe aho muri hose mu mpande zose z'isi. Kandi njya nkunda kubwira abantu ngo mujye mukomera, kuko buriya ubuzima bwa buri munsi tugira circulation y'ubuzima, tugira ubuzima n'izunguruka. Hari igihe uyu munsi ushobora kuba umeze neza ariko ejo ntubumeze neza. Kandi twihanganishe n'abari mu bibazo bose bagirirwe neza na Nyagasani. Murakoze cyane.